Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tuzigira kandi tuzabaho. Mu nama nk'iyi iheruka twaganiriye byinshi, twahize byinshi, ese uyu munsi tubigezeye. Mumfashe twakire Minisitiri w'Intebe Dr Justin Nsengiyumva atugezeho ishusho yaho tugeze mu iterambere ry'igihugu cyacu. Minisitiri w'Intebe, umwanya ni uwanyu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, banyakubahwa bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, bayobozi mu nzego zitandukanye, batumirwa mwese mwitabiriye inama y'igihugu y'umushyikirano ya 20, ndabaramukije. Muraho neza. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mumpaye. Munyemerere mbere yo gukomeza nsabe abateraniye hano bamfashe tubashimire kuba mwadutumiye muri iyi nama y'igihugu y'umushyikirano ya 20 no kubw'impanuro zitwubaka mumaze kutugezaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndagira ngo mbere yo kubagezaho ikiganiro nabateguriye mbanze mbibutse ko inama y'igihugu y'umushyikirano ya 19 yabaye kuva tariki ya 23 kugeza ku ya 24 Mutarama 2024 yari yafatiwemo imyanzuro 13. Iyo myanzuro yabagabanyijwemo ibikorwa 41. Kugeza ubu ibigera kuri 34 byamaze gushyirwa mu bikorwa kuko byari biteganyijwe, naho ibikorwa 7 biri ku musozo, bikaba bigizwe ahanini n'ibikorwa biri mu mwanzuro wo kuvugurura gahunda ya BDF kugira ngo icyo kigega kirusheho gufasha abafite imishinga mito n'iciriritse kubona inguzanyo, hibandwa ku mishinga yerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi. Ibi nabyo rero birimo gukorwa kandi bizarangira vuba. Nk'uko mubizi, mu mwaka w'ingengo y'imari wa 24-25 igihugu cyacu cyatangiye gushyira mu bikorwa gahunda ya kabiri y'igihugu yo kwihutisha iterambere NST2. Iyi ni gahunda y'imyaka 5 twihaye mu rwego rwo gushyira mu bikorwa icyerekezo cya 2050. Kuri ubu hashize umwaka urenga dushyira imbaraga nyinshi mu bikorwa bizatugeza ku ntego nyamukuru y'iyi gahunda yo kongera ingano y'amafaranga umuturage w'umuturarwanda yinjiza ku mwaka akava ku madolari y'Amerika 1,040 akagera ku 1,370 mu mwaka wa 2029, ari nako tuzamura imibereho myiza y'abaturage mu nzego zose. Ndatangira rero mbagezaho bimwe mu by'ingenzi bimaze kugerwaho, hanyuma mbagezeho gahunda duteganya gukomeza gushyira mu bikorwa duharanira kugera ku iterambere rirambye twiyemeje. Pereye ku bipimo by'ubukungu, turishimira ko ubukungu bw'igihugu cyacu bukomeje kuzamuka ku kigero gishimishije. Mu mwaka wa 24 izamuka ry'ubukungu ryavuye ku kigero cy'8.2% muri 2023 kigera ku 8.9%, bivuga ko
ryarenze 8.3 ku ijana twari twateganyije. Ni mu gihe mu bihembwe bitatu by'umwaka wa 2025 ubukungu bwakomeje kuzamuka ku mpuzandengo y'8.7 ku ijana, igizwe n'izamuka rya 6.9 ku ijana mu gihembwe cya mbere, 7.8 mu gihembwe cya kabiri, ndetse na 11.8 mu gihembwe cya gatatu. Iri zamuka ryagizwemo uruhare n'inzego z'ubukungu zitandukanye zirimo urwego rw'ubuhinzi, inganda ndetse n'urwa serivisi. Mu bihembwe bitatu bya mbere by'umwaka wa 2025 urwego rw'ubuhinzi rwazamutse ku mpuzandengo ya 7 ku ijana ruvuye kuri 5 ku ijana muri 2024. Urw'inganda rwazamutse ku kigero cy'10 ku ijana, naho urwego rwa serivisi rukaba rwarazamutse ku mpuzandengo y'9 ku ijana. Ibi biratwereka ko ubukungu bw'igihugu cyacu bukomeje kuzamuka ku kigero cyiza, bitanga icyizere ko intego twihaye tuzayigeraho. Uku kwiyongera k'umusaruro mbumbe mu nzego zitandukanye z'ubukungu bw'igihugu cyacu kunganiwe n'ingamba zashyizweho zo kongera amahirwe yo kubona imirimo ku Banyarwanda, ndetse kwanagize uruhare mu kugabanya igipimo cy'ubushomeri. Iki gipimo cyavuye kuri 16.8 ku ijana muri 2024 kigera kuri 11.7 mu mpera za 2025. Nagira ngo mbibutse ko muri 2022 nyuma gato y'icyorezo cya COVID-19 iki gipimo cy'ubushomeri cyari gihagaze kuri 24.3 ku ijana. Muri gahunda ya NST2 intego twihaye yari yo guhanga imirimo 250 buri mwaka, imirimo idashingiye ku buhinzi, ni ukuvuga imirimo ishingiye ku bumenyi kandi ihemba neza. Byerekanye ko kuva mu ntangiriro za 2024 hari hamaze guhangwa imirimo igera hejuru gato y'ibihumbi 800. Muri yo irenga ibihumbi 760 gato, ni ukuvuga 93 ku ijana by'imirimo yose yahanzwe ni imirimo idashingiye ku buhinzi. Izamuka ry'umusaruro mbumbe ryagaragaye nanone mu iterambere ry'ubucuruzi n'ibyoherezwa mu mahanga. Agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga mu mwaka wa 2024-2025 kariyongereye kava kuri miliyari 3.5 z'amadolari y'abanyamerika mu mwaka wa 2023-2024 kagera kuri miliyari 5.7 z'amadolari y'Amerika. Ibi bingana n'ubwiyongere bwa 62.8 ku ijana. Intego dufite muri gahunda y'imyaka 5 ni ukugera kuri miliyari 7.3 y'amadolari y'Amerika. Uku kwiyongera kw'agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga kwafashije kugabanya icyuho kiri hagati y'ibyoherezwa mu mahanga n'ibitumizwayo ku buryo bugaragara, yerekana ko igihugu kigenda cyubaka ubushobozi bwo kwigira. Mu rwego rwo kwigira nanone turashimira abasora ko bagize uruhare mu kwiyongera kw'imisoro n'amahoro byakusanyijwe bingana na miliyari zisaga ibihumbi 3.2 by'amafaranga y'u Rwanda, bivuye kuri miliyari ibihumbi 2.7 mu mwaka wa 2023-2024. Nanone ikigero cy'ubwizigamire imbere mu gihugu nacyo cyarazamutse kiva kuri 12 ku ijana
kigera kuri 15.6% by'umusaruro mbumbe w'igihugu. Mu rwego rwo gukomeza gushishikariza abanyarwanda kugira umuco wo kwizigamira, hashyizweho imbaraga muri gahunda ya Ejo Heza, aho mu mwaka w'ibihumbi 2024-2025 hari hamaze gushyirwamo miliyari zigera kuri 52.8 z'amafaranga y'u Rwanda. Guverinoma yafashe ingamba zo kuvugurura Ejo Heza ku buryo yarushaho gufasha abanyamuryango bayo. Muri urwo rwego kandi imikorere y'umurenge SACCO yaranogejwe ndetse hanavugururwa imikorere y'ibimina. Turishimira kandi ko ishoramari ry'abikorera mu mwaka ushize ryavuye kuri miliyari 2.2 z'amadolari y'Amerika rigera kuri miliyari 2.7. Intego dufite muri gahunda ya NST2 ni ukugera kuri miliyari 4.6 z'amadolari y'Amerika ku mwaka. Muri rusange ku bijyanye n'ubukungu, mu myaka 2 ishize twageze ku ntego twari twihaye ku kigero gishimishije, hamwe na hamwe tunarenza intego twari twihaye. Ibi bikwiye kudutera imbaraga kuko bitanga icyizere ko dukomeje gukorera hamwe, twibanda ku kongera umusaruro mu nzego zose z'ubukungu bw'igihugu, twagera ku iterambere twiyemeje. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese, nyuma y'iyo shusho rusange y'ubukungu bw'igihugu cyacu maze kubagezaho, munyemerere noneho ngaruke ku bikorwa by'ingenzi byakozwe muri buri imwe mu nkingi za gahunda ya guverinoma y'imyaka 5 NST2. Izo nkingi arizo ubukungu, imibereho myiza y'abaturage n'imiyoborere. Mu nkingi y'ubukungu, urwego rw'ubuhinzi n'ubworozi rwakomeje kuzamuka bitewe ahanini n'ingamba zigamije kongera umusaruro guverinoma yakomeje gushyira mu bikorwa. Mu rwego rwo kwihaza mu biribwa no gusagurira amasoko, guverinoma yongereye amafaranga ya nkunganire igenera abahinzi, cyane cyane nyuma y'aho ibiciro by'ifumbire ku isoko mpuzamahanga byakomeje kwiyongera. Iyi gahunda yafashije cyane abahinzi kongera ingano nyongeramusaruro bakoresha. Ifumbire ikoreshwa igeze ku biro 74 kuri hegitari ku mwaka ubu, mu gihe ugereranyije tubujya no muri 2017 hakoreshwaga ibiro 32. Intambwe tumaze kugeraho ku kigero dukoresha imikoreshereze y'ifumbire niyo kwishimirwa, kuko mu by'ukuri turi hejuru y'ikigero cy'ifumbire ikoreshwa mu bihugu byo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara, aho bakoresha ibiro 25 kuri hegitari ku mwaka. Nyamara ariko turacyafite urugendo rurerure, kuko intego twiyemeje ari ukugera ku biro 94.6 kuri hegitari muri 2029. Aha navuga ko mu bihugu bikize bageze ku biro 150 kuri hegitari. Mu rwego rwo guhangana n'ingaruka z'imihindagurikire y'ikirere, dukomeje kongera imbaraga mu ngamba zirimo kongera ubuso bw'ubutaka bwuhirwa, bwavuye kuri hegitari 71,000 mu mwaka wa 2023-2024 bugera kuri hegitari zirenga gato 74,000. Gahunda dufite ni uko ubuso bwazaba bugeze kuri hegitari 130 muri 2029. Dukomeje kandi kongera ubuso buriho amaterasi y'indinganire, ubu bukaba bugeze kuri hegitari 146. Intego dufite niyo kugera kuri hegitari zirenga 167 muri 2029.
ubuso bw'amaterasi yikora nabwo bwakomeje kwiyongera bukaba bugeze kuri hegitari zirenga miliyoni n'ibihumbi 42. Guverinoma kandi yakomeje kongera imbaraga mu kuvugurura ubworozi, harimo kwita ku buzima bw'amatungo, kongera ibikorwa remezo by'ubworozi n'ibindi. Ibi byagize uruhare mu kongera umukamo w'amata uva kuri litiro zisaga miliyoni 700 muri 2017, ubu ukaba ugeze kuri miliyoni zisaga 1,000 hafi na 200 ku mwaka muri 2025. Mu rwego rwo gukomeza guteza imbere inganda no kongera umusaruro uzikomokaho, Guverinoma ikomeje gushyira mu bikorwa ingamba zigamije kongera ibikorerwa imbere mu gihugu mu rwego rwo kwihaza mu gihugu imbere ndetse n'ibyo twohereza mu mahanga. Muri izi ngamba haribandwa ku kongera ishoramari n'ubushobozi bw'inganda zihari, cyane cyane izikora ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, izitunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi ndetse n'iz'ubwubatsi. Guverinoma ikomeje gushyiraho uburyo bworohereza ishoramari mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro no kuyongerera agaciro imbere mu gihugu mbere y'uko yoherezwa mu mahanga. Turishimira ko umusaruro mbumbe w'uru rwego mu mwaka wa 2024 wazamutse ku kigero cya 12% ruvuye ku 9% muri 2023. Mu bihembwe bitatu bya mbere bya 2025 umusaruro wazamutse ku mpuzandengo y'8%. Mu rwego rwo kwihutisha iterambere ry'inganda twerekeza ku ntego twihaye yo kongera umusaruro ku kigero kiri hejuru y'10% buri mwaka, Guverinoma ikomeje kunoza imikorere y'ibyanya by'inganda harimo icya Rwamagana, Musanze, Muhanga, icyanya cyihariye cya Bugesera ndetse n'icya Kigali. Ibi bizadufasha kongera umusaruro w'ibizikorerwamo, guhanga imirimo ndetse no guteza imbere uruhererekane nyongeragaciro n'ubuhahirane n'amahanga. Urwego rw'ubukerarugendo narwo rwagize uruhare mu kongera agaciro k'ibyoherezwa mu mahanga, aho rwinjirije igihugu miliyoni 647 z'amadolari y'Amerika muri 2024 avuye kuri miliyoni 620. Intego dufite ni ukugera kuri miliyari 1.1 z'amadolari y'Amerika muri iyi gahunda ya NST2. Kugira ngo ibi bigerweho, Guverinoma ifatanyije n'abikorera izakomeza gushora imari mu bikorwa remezo biteza ubukerarugendo imbere, harimo n'ikibuga cy'indege gishya mpuzamahanga cya Kigali. Guverinoma izakomeza kwibanda ku kunoza no kwagura ibikorwa byo kwakira inama mpuzamahanga n'imikino bitandukanye. Mu mwaka wa 2024-2025 iyi gahunda yinjirije igihugu amadolari y'Amerika agera kuri miliyoni 108 avuye kuri miliyoni 95, mu gihe intego ari ukugera kuri miliyoni 224. Aha kandi ngira ngo twese turibuka amarushanwa mpuzamahanga twakiriye arimo ry'amagare rya UCI, iry'iteramakofe ndetse n'ayandi yatumye u Rwanda rwongera kugaragara nk'ingangare mu ruhando rw'amahanga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese, twakomeje kandi gushyira imbaraga mu bikorwa byunganira iterambere bitandukanye birimo kunoza imiturire, aho Guverinoma yakomeje gahunda yo kurangiza ibishushanyo mbonera by'imikoreshereze y'ubutaka mu turere bitandukanye n'umujyi wa Kigali. Kugeza ubu
hamaze kurangizwa ibishushanyo mbonera bigera kuri 25 muri 28 yari biteganyijwe, kandi n'ibisigaye birimo kwihutishwa ku buryo bizarangizwa nk'uko byateganyijwe muri iyi gahunda. Guverinoma kandi ikomeje no kwita kuri gahunda yo gutuza neza Abanyarwanda, hitabwa cyane ku batuye ahashyira ubuzima bwabo mu kaga. Muri iyi gahunda twatanga urugero rw'umudugudu ugezweho wa Mpazi batujwemo imiryango igera kuri 688. Mu bufatanye n'abikorera, guverinoma izakomeza gushyira mu bikorwa imishinga ihari izadufasha kugera ku ntego twiyemeje muri iyi gahunda ya NST2. Mu rwego rw'ibikorwa remezo hakomeje gukorwa byinshi kandi ingo zigera kuri 82.9% zimaze kugezwaho amashanyarazi. Ni mu gihe ahari ibikorwa by'iterambere hagejejwe amashanyarazi ku kigero cya 89% bivuye ku kigero cya 86% mu ntangiriro z'iyi gahunda. Mu rwego rw'ingufu hagamijwe gukomeza kwihaza ku bufatanye n'abikorera, guverinoma yatangiye gahunda yo kubaka ibigega by'ingoboka bizifashishwa mu kubika gazi n'ibikomoka kuri peteroli. Ibi bikorwa remezo by'ububiko n'ibigega by'ingoboka bizafasha kugabanya ingaruka z'ihungabana ry'isoko. Mu kongera ingano y'amashanyarazi mu gihugu, tuzifashisha ahanini imishinga itandukanye, harimo nka Nyabarongo ya kabiri yitezweho gutanga megawati 58, uruganda rwa Gishoma rwitezweho gutanga megawati 15, umushinga wa gaz metane uri Karongi uzatanga megawati 100, uruganda rwa Gisagara ruzongererwa ubushobozi ku buryo ruzatanga megawati 80 uvuye kuri megawati 25 rutanga ubungubu. Dukomeje kandi gushyira imbaraga mu bikorwa byo kugeza amazi meza ku Banyarwanda. Kugeza ubu 84% by'imidugudu yose imaze kugezwamo amazi meza ivuye kuri 80% muri 2023-24. Twubatse inganda zitunganya amazi, harimo urwasaki rufite ubushobozi bwo gutanga metero kibe ibihumbi 11 ku munsi, ndetse n'urwangororero rutanga metero kibe zisaga gato ibihumbi 3 ku munsi. Guverinoma ikomeje kandi gukora ibishoboka byose mu rwego rwo kugabanya ingano y'amazi yangirika mu miyoboro. Ku bijyanye n'ubwikorezi, hashyizwe imbaraga mu kubaka no gusana imihanda y'imigenderano ifite uruhare rukomeye cyane mu gufasha abahinzi n'aborozi kugeza umusaruro wabo ku isoko. Kugeza ubu mu gihugu hose dufite imihanda y'imigenderano ifite uburebure burenga kilometero hafi 4,200. Hasanwe kandi imihanda yo ku rwego rw'igihugu ifite uburebure busaga kilometero 600. Hanatangizwa imishinga inyuranye yo kwagura imihanda ikunze gukoreshwa cyane mu mujyi wa Kigali n'iyo kuvugurura amasangano akomeye hakoreshejwe ikoranabuhanga rigezweho. Mu rwego rwo korohereza abatega imodoka zitwara abagenzi ku buryo bwa rusange cyane cyane mu mujyi wa Kigali, hashyizweho ikigo cya Ecofleet hagamijwe kunoza ireme rya serivisi n'imiyoborere y'urwego rw'ubwikorezi rusange. Hagamijwe gukomeza kubungabunga ibidukikije, ingamba igihugu cyafashe zatumye mu mwaka wa 2024-2025
ikigero cy'imyuka ihumanya ikirere kigabanuka ku kigero cya 28%. Nabibutsa ko twihaye intego yo kugabanya iyi myuka ku kigero cya 38% muri 2029. Mu rwego rwo kugera kuri iyi ntego hatangijwe imishinga itandukanye yo kubungabunga ibishanga cyane cyane mu mujyi wa Kigali, ndetse hanatangijwe mu gihugu hose ubukangurambaga bwo gutera ibiti bigera kuri miliyoni 72. Kugeza ubu hamaze guterwa ibiti bisaga miliyoni 26 hirya no hino mu gihugu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese, turishimira kandi ko gahunda y'iterambere twihaye itagarukira gusa mu bukungu, ahubwo inibanda by'umwihariko ku mibereho myiza y'abaturage. Mu rwego rw'ubuzima, igihugu cyacu gikomeje gutera intambwe igaragara cyane cyane mu bijyanye no kwita ku buzima bw'umwana n'umubyeyi. Igipimo cy'ababyeyi bapfa babyara cyaragabanyutse kiva ku babyeyi 105 ku babyeyi ibihumbi 100 babyara, ibyo byari muri 2023-2024, kigera kuri 97.7 mu mwaka wa 2024-2025. Igipimo cy'impfu z'abana bari munsi y'imyaka 5 nacyo cyakomeje kugabanyuka kiva ku bana 45 ku bana 1000 bavuka ari bazima muri 2023-2024, kigera ku bana 39.4 mu mwaka wa 2024-2025. Iki gipimo cyarenze intego ya 40.6 twari dufite muri uwo mwaka. Guverinoma ikomeje kandi gushyira mu bikorwa gahunda zo kongerera ubushobozi urwego rw'ubuzima binyuze muri gahunda zitandukanye, zirimo nka gahunda yo kongera umubare w'abakora mu rwego rw'ubuzima ku buryo wikuba inshuro 4 binyuze mu kongera amashuri y'ababyaza, ay'abaforomo n'ay'ubuvuzi. Guverinoma izakomeza kwihutisha imishinga yo kongera ibikorwa remezo by'ubuzima, harimo ibitaro bya Masaka, kwagura ibitaro byitiriwe Umwami Faisal, kuvugurura ibitaro bya Ruhengeri, ibitaro bya Muhororo ndetse n'ibya Kabgayi. Mu mwaka wa mbere wa NST2, urwego rw'uburezi rwageze ku ntambwe igaragara mu gushyira mu bikorwa ivugurura rigamije kunoza ireme ry'uburezi no kubuhuza n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Muri uru rwego, guverinoma yakomeje gukorana n'abikorera mu guteza imbere amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro hagamijwe kubona abakozi bashoboye kandi bafite ubumenyi bukenewe ku isoko ry'umurimo. Abanyarwanda barashishikarizwa kwitabira aya mashuri kugira ngo tugere ku ntego yo kongera ikigero cy'abayajyamo, dushaka ko giva kuri 38% y'abanyeshuri bose biga mu mashuri yisumbuye kikagera kuri 60%. Hazakomeza kandi kongerwa amashuri yisumbuye y'imyuga n'ubumenyingiro y'icyitegererezo ku buryo agera kuri 30, ni ukuvuga rimwe muri buri karere. Hanavuguruwe integanyanyigisho zo mu ishuri rikuru ry'ubumenyingiro Rwanda Polytechnic, cyane cyane porogaramu z'amasomo yo mu cyiciro cya mbere kugira ngo zijyanishwe n'ibikenewe ku isoko ry'umurimo. Mu burezi bw'ibanze naho havuguruwe integanyanyigisho ndetse ashyirwaho gahunda nzamurabushobozi yagize uruhare mu kugabanya gusibira kw'abanyeshuri, inatuma abana bata ishuri bagabanuka kuva kuri 7.9% kugeza kuri 5.2%. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese, mu nkingi y'imiyoborere tuzakomeza kunoza imiyoborere myiza hitabwa ku mitangire inoze ya serivisi
nk'uko nyakubahwa perezida wa repubulika ahora abidukangurira. Ibi tuzabigeraho dukomeza kubungabunga umutekano n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubushakashatsi buretse gukorwa bwerekanye ko ikigero cy'uko abaturage bishimira serivisi bahabwa kigeze kuri 71.7%, mu gihe dufite intego yo kugera kuri 90%. Biragaragara rero ko tugifite byinshi byo kunoza, kuko nk'uko mubizi umuturage agomba kuba ku isonga mu byo dukora byose. Muri uru rwego dukomeje kunoza no kongera serivisi zitangwa hakoreshejwe ikoranabuhanga binyuze ku rubuga rw'Irembo. Ibi hamwe no kuvugurura imikorere ya one stop centers bizorohereza abaturage kandi byihutishe serivisi zitanzwe neza kandi mu mucyo. Urwego rw'ubutabera hakomeje gushyirwa imbaraga mu kugabanya umubare w'ibirarane by'imanza mu nkiko. Mu mwaka wa 2024-2025 twari tugeze kuri 53%, mu gihe muri NST2 intego dufite ari iyo kuba turi kuri 30%. Aha rero naho murabyumva ko tugisabwa gukomeza kongeramo imbaraga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese, mbere yo kurangiza iki kiganiro ndagira ngo nshimire Abanyarwanda bose bagize kandi bakomeje kugira uruhare rugaragara mu bikorwa bitandukanye byubaka igihugu cyacu. Nk'uko maze kubibagaragariza, hari ibyo twishimira byakozwe, ariko haracyari byinshi tugomba kugeraho mu rugendo rw'iterambere kugira ngo tugere ku ntego yo kubaka u Rwanda twifuza. Kimwe ngira ngo ngarukeho, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ni ikibazo cy'umusaruro cyangwa productivity. Biragaragara ko nk'igihugu dufite ikibazo cy'umusaruro udahagije, haba mu buhinzi cyangwa mu nganda zacu. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere nibutse impanuro mwaduhaye mu mushyikirano uherutse wa 2024 mudushishikariza guhindura imyumvire tugamije kwigira nk'Abanyarwanda. Mwaratubwiye, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemerere ngakoresha amagambo yanyu bwite, mwaratubwiye muti aho abandi bakora amasaha 3 bakajya kwiryamira, twebwe dukwiye gukora amasaha 10. Aho abandi bagenda umunsi wose, Umunyarwanda akwiye kuhagenda amasaha make cyane kugira ngo abone uko akora ibindi byinshi agifite byo gukora. Ayo ni amagambo yanyu nyakubahwa Perezida wa Repubulika mu mushyikirano ushize. Ishusho y'imikorere dufite uyu munsi nyakubahwa Perezida wa Repubulika igaragaza ko iyi mpanuro yanyu tutayubahirije neza. Urugero, ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare muri 2024 bwerekanye ko hafi 63% by'inganda zacu zikora ku bushobozi buke cyane ugereranyije n'ubwo zifite, icyo mu Cyongereza bita capacity utilization. Ubundi mu bihugu byateye imbere, inganda nyinshi zikora amasaha 28, aho abakozi basimburana mu byiciro cyangwa shift bitatu. Igenzura twakoze mu mpera z'umwaka ushize yerekanye ko inyinshi mu nganda zacu zikora amasaha atarenze 8 ku munsi, ndetse hari n'izo twasanze zikora iminsi 2 mu cyumweru zigafunga 5. Ibyo bivuze ko hari inganda zikoresha 20% y'ubushobozi zifite cyangwa no hasi yaho.
muri rusange ibi bituma ibikorerwa mu nganda zacu biba bihenze ku isoko ry'imbere mu gihugu no mu mahanga, bityo bigatuma bidashobora guhangana n'ibindi bicuruzwa bituruka mu mahanga. Impamvu bitera abantu benshi bakomeje kugarukaho ni ukubura amafaranga ahagije yo gukoresha mu nganda, bita working capital, bituma abanyenganda badashobora kugura ibikoresho by'ibanze byifashishwa mu nganda zabo bihagije, ni ukuvuga raw materials na inputs. Ikindi bavuze ni ukubura isoko, ariko iyo witegereje neza nyakubahwa Perezida wa Repubulika usanga ibura ry'isoko riterwa n'ibyo navuze haraguru by'uko ibi bikorerwa mu nganda zacu biba bihenze cyane. Mu buhinzi bwacu naho ni kimwe, aho umusaruro kuri hegitare uri munsi cyane y'uwo dushobora kugeraho. Urugero, umusaruro w'ibigori muri rusange turacyari kuri toni hafi 2 kuri hegitari, kandi mu by'ukuri birashoboka ko twagera no kuri toni 10 kuri hegitari. Ku birayi turacyari kuri toni 8.7 kuri hegitari, mu gihe dushobora kugera no kuri toni 22. Kugira ngo dukemure iki kibazo bidusaba guhindura imyumvire n'imikorere nk'uko mudahwema kubidushishikariza nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Guverinoma ifite ingamba zo kurushaho gukorana n'abikorera kugira ngo dukemure ibi bibazo byihuse. Mu buhinzi, ingamba twavuze haruguru zo kongera ubutaka bwuhirwa, gukoresha ifumbire n'imbuto bigezweho biri mu bizadufasha gukemura iki kibazo. Ibi biziyongera ku mishinga minini yo kuhira tuzashyira mu bikorwa nka Gabiro Agri-Hub na Muvumba Multipurpose. Uko umusaruro ukomoka ku nganda ndetse n'ubuhinzi uzakomeza kuzamuka, bizadufasha gukumira izamuka ry'ibiciro rikabije ku isoko ryacu. Ibi kandi bizashyigikirwa n'ihanga ry'imirimo mishya ku buryo bwihuse. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, batumirwa mwese, dushingiye ku cyerekezo 2050 kigamije gukomeza kuzamura ubukungu bw'igihugu no guteza imbere imibereho myiza y'Abanyarwanda, bimwe mu by'ingenzi tuzakomeza kwibandaho birimo kongera umusaruro w'ubuhinzi n'ubworozi hagamijwe kwihaza mu biribwa no gusagurira amasoko, kongera inganda n'umusaruro wazo, guhanga imirimo myinshi cyane cyane ku rubyiruko n'abagore, guteza imbere ireme ry'uburezi, guteza imbere ubuvuzi, kugeza ku baturarwanda ibikorwa remezo bigezweho ndetse no kubagezaho serivisi nziza kandi zihuse. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabizeza ko tugiye kongera imbaraga mu kunoza imikorere n'imikoranire y'inzego ndetse no kurushaho kwegera abaturage, kandi twiyemeje kuzabigeraho. Mbere yo kurangiza iri jambo, ndagira ngo nongere mbashimire nyakubahwa Perezida wa Repubulika kuri uyu mwanya mwari mwangeneye. Ndabashimiye, mugire amahoro.